rugabajyanye umuntu ku ishuri agiye kumuvugira noneho aragenda ngo bamubwira ukuntu bigenza aranye ngo ngo mensi ngo murabe muri bicucu urakugiza isangire mu cyacu ukabari wemwe rwabo kwekana qui est en train de baiser le cochon. baza nimba ati imbogamizi ziri mu gukina basaba umugeni bamuhaye ariko muri kwa kebya bavuga bati dore umugeni hari n'umubaza n'umukecuru bagurukane aba n'umukecuru baza n'umukecuru bishyira mushimye ndimbati ko hari abageni ndamushimye mubare abantu baje gusaba sibyo baje gusaba rero ndimbati niyo waje gusaba nyine byo gusabisha birahari abari kumwe bari kumwe topic ni iyi ni kwa kundi nyine mu kinyarwanda baba bafite uko baganira noneho muri uko kuganira umukwe akaba atazi ko ari ukuganira bakazana umukecuru Nyiragitariro niwe mukobwa uhari akaba ariwe mpamagarira Ndimbati bimwe bya blague namugeza ahangaha mubwira rero umukobwa dusigaranye ahangaha n'uyu sinakubeshya pe kandi n'uyu nimwe mwamusabye rwose sinanga abakobwa ariko nakubeshye rwose mfite n'abasore bajyanye nabo ushobora no kuvuga uti muramubona nka pasiteri hari abangana na pasiteri n'iki byose hari urungano rwa pasiteri ruhari rutarashaka ariko urabizi uyu twaraje turamusaba urumva turanamukwa igihe rero twakagize ngo arongorwe ubundi bamutuma mu mahanga kwa kundi ni umuntu usomyeho hariya wowe ngwino hano pasite byariya wowe uyu yicara hano kirimbuzi hanyuma ngenda ndasaba n'icyabaye ubwo nawe wicaye aho nyine tugaragiye umusaza noneho umugeni bamuhagaritse ahangaha ndagushaye nshimye umukazana uriya rero nibwo ahita ahaguruka ariko se wa mugabo ko nakwishyuriye ngo ujye kunsabira nakubwiye ngo usabire ibintu bikojojoye ubu ngiye nakoye miliyoni 2 kuri aka kantu k'agakecuru ka Kanyarujyo abantu bagatangira gukoma ku matireka ariko uzabaza n'ikindi gihe uzabaza noneho umuhungu ari yavuge ateba hantu ntabwo byakunda njyewe naguhaye amafaranga yanjye ngo ujye kunsabira ndakwiyamye ntabwo nakubwiye ngo ujye kunsabira uwo mukecuru miliyoni zanjye kuri miliyoni zanjye urazana urwo rugi ntabwo wizana urwo rugi ubona birigiye ngo rugusabira jewe ndakwa miliyoni 2 mukazana umukecuru washengutse umukobwa ntabwo twari turi kuvugana kuri WhatsApp ngo muratinze ngo wazi ko ariko bigenda abaye nk'aho mukongomani umukobwa ari umukongomani kwa kundi baba bategereje mu idirishya baravuga bati umukobwa rero ntawe uhari yari ari ku mashuri yiga hanze umukongomani ati mimi niko hapa hayo watuje bakagusabira ubwo uravuga amagambo mu biki ibi si umuco none ati babeshye Marise nanjye mpita mubaza ese ndinde uza gusabira abana imihirimbiri bo vuye mu rutoki ntabwo ubanza ngo ntabwo batashye uko ahandi ntabwo wabigishije umuco ubu ni ugutoroma mukaza gutya mukatuzanira abakwe bameze nk'imihirimbiri ariko muze ujye usaba uratuza turimo urinda uko nyakwigendera
miliyoni 2 naguhaye zari zo gukwa ku gacecuru. uri kubwira bariya bicaye hariya ukabwira n'uyu wishyuye kuza kugusabira uwo wishyuye n'inimbati waje kugusabira Ndemba ndi wawundi umwunganira ndamera nk'urwenda cyashobora ticacaka nawe akagabo. umva bariya nta n'icyo ubabwira kuko ni kwa uri kubwira ndimbati wishyuye amafaranga aje kugusabira n'akaba ari kumwe n'uriya Kisaza ibyo bintu by'imitwe mwagiye gupanga ibintu muzi ko mubikora neza urakina nande wowe uri kugaba nawe ugahita uhaguruka ukamubwira tuza mu buryo tutari kubyumva mu bintu umva ruga ntonyivangire mu bintu mu buryo ubivuga tutari kubyumva tubona image nyivangira mu bintu sawudi nyina yisanzeho cyane imwe yari iri hano aba ariyo wakiraye haguruka atari ko se njye mbabaza mwabana ibintu muba muri kuzana hano ni ibintu bwoko ki iyo nyana y'imbwa irinda kuvuga ngo nayitaye ku nzira ngo bimane umugeni njyewe iyo modoka nari nyitwaye ngira na perimi umuntu aricara comekera ndimbati nk'umukinnyi wimazemo imyaka urimo urabaza iki wowe mugabo we intebe y'imbere n'iyikurikiye itaregwa ibyo tubona twarabisanze niyo ari ikosa tuza kuriganira nk'abasaza ntago baregwa burya oya ntago bagawa oya ntibagawa tubyumaho najorwa ababyeyi ntibagawa imbere yawe mbese kwa kundi babazanya abantu b'ishinwa urabapfusha nyine ni inshinwa urabapfushiriza ukurikiyeho so tugiye mu bukwe bw'umuntu witwa uyu urashaye ubukwe munegeze ugiye kureba ubukwe muri kompasiyo uri kumvikana ni ukuvuga nyiragitariro na veve na pasiteri bamushyizeho puresha nyine bashaka incungu y'umuryango bazicura umukozi turi kuganira hano ntabwo waziye genda ko nabyumvaga ntabwo baba bagomba kwambara neza waje mu bukwe cyangwa ugiye kuryama mu bantu bose bari hano umuntu arababwira ati ibintu nyine nta kibazo ni mubishyire muri gahunda cyewe ubukwe ndahita mukora ndahari nta kibazo turi kugendana birangire ubukwe barategura wajya ubaza uyu nguyu akavuga ati ibintu byose birahari abamutwerera akamutwerera umunsi w'ubukwe rero wageze tugiye gusaba ukajya murebana bose nta nzoga baberetse aho ziri oya titi mbese tujyanye iki turasabisha iki sinari ngahita mbaza tukabaza marigarida ubwo murabaza pasiteri pasiteri niko pasiteri ndakumva papa ariko muri mu bicaho ngaho n'abandimbati na ba Salimana niko ndabitaye kuri invitation dufite ubona ko saa ngahe zigeze saa 4 uri gusaba byari saa 3:30 murajya mu kiliziya ryari ibintu biragenda inzoga zo gusaba ziba zipfunyitse ko ni se wabo wa Simoni ariko ubundi ibintu byabo byo mu rugo Simoni yarambwiye ko byose bihari ubwo rero wenda nyiragitariro niwe wabasobanura uko bimeze na Simoni na mushiki mushikire kandi atubwiye ko washinzwe ibya decoration n'imodoka n'ibyo kurya byose n'ibyo byose nari nabizi Simo wabishinze mubaze digidigi ngeze kwambwe ko nza gukora uduntu buko ko mamagaye mukanya tuvumute uyu ko mamagaye mukanya ngiye wari uri coordinateur kuruduni bibindi nase amafaranga bagutwereye ari bazama ese mwabashaka none ni iki siko tutagenda niko nyiragitari turagenda se nta nzoga zo gusaba uhisho ibiseke inzoga zo gusaba ziri he none si ibyo ngibyo ugira ngo birandeba njye natanze inkwano sinaziguhaye numvaga ibyo byose mubihari igisigaye ari ukwicara harebera iby'umwana wanjye none se muraje kumbaza ibyo se ninjye se bireba sinaguhaye inkwano sinaziguhaye njyewe rero umwanya ngezemo ni uwo kwicara hakurikirana ikirori cy'umwana wanjye unama ko wavugaga ko byose bihari amafaranga bagutwerereye n'ayawe
ese ko bambwiye ko byose babifite urugi tugenda abantu baba baza mu buryo bujagaraye butandukanye basi uribuka kuza njye ndaza kuza ubwo we nuza ariko hari abageze hanze barimo Margarita undi twavuze ninde barimo Dafi barimo Digidigi uri kugenda agumya agaruka sibyo bashobora kwigira hirya undi akaba ari uhagarara inyuma ye sibyo biba ari ibintu bisanzwe pani biba ari ibintu bisanzwe by'akavuyo pasiteri namwe muri hanze pasiteri ninde twavuze duhamagara mbere ni pasiteri ni ukuvuga ngo pasiteri uracyari mu nzu yego Simoni Nyiragitare wo muragumaho veve na veve pasiteri wowe uransanga hano Digidigi nawe numanuka urahita uzana ukaba utari mu bice ntabwo wabibasha oya ntabwo wabibasha umubi ntabivuga umuntu araza agahindira ati jyewe mfite inyota mu ngurira inzoga akimira abiri agahita atangira kudegarara karavati irya gatatu agakunjura ipantaro irya kane agahita agira ati abwira ababaza abana ati ntuye mudataje kandi turi kumwe ari wawe wowe Digidi wowe uri mu koordinateri ndaguhamagara nimara kohereza musa twagiye pressure y'ubukwe and action musa va mu bakobwa reba niba imodoka zaje reba niba hari imodoka zageze hariya ariko kuki muba mushaka guprofita ubukwe bw'abantu abantu baricaye barabidizayininze bigiye kurangira umuntu agahita telefona taro niba inkwano itabonetse mubabwire ntibirirwe ba Digidigi Norbert perezida kumbe n'umuniga yarari inkwano leta ngo yaratangaye urongora bugataha